Ndabashuje inshuti zanjye, inshuti z'urubuga Flow Kitchen and Home Gardening, mugire amahoro. Uyu munsi rero tugiye kureba uburyo tugomba gutekera abana batoya. Ngiye gutekera umwana wanjye, ariko ndagira ngo namwe murebe abatamenyereye ko batekera umwana mutoya, imbere ku buryo mwajya mwifashisha ibiribwa, imboga zitandukanye kugira ngo mutekere umwana ibiryo byuzuye intungamubiri. Murabizi ko abana batoya baba bakeneye intungamubiri zitandukanye kugira ngo bakure neza, kugira ngo batagwingira. Turifashisha rero ibintu binasanzwe rwose bidahenze. Burya kurya neza ntabwo bisaba gukoresha amafaranga menshi, bidahenze umuntu wese yabona, ukomeye n'uworoheje, ariko umwana muto akarya neza. Hano rero murahabona pavuro ni ikintu gisanzwe dukoresha cyane. Hano hari utuboga twa dodo, natwo ni utuntu dusanzwe ariko dufite akamaro cyane. Hano hari ibitunguru bya puwaro, hano hari karoti nakoresha ebyiri, ushatse wanagira n'eshatu kuko karoti ni ingenzi ku mwana mutoya. Murabizi ko zituma umwana areba neza ku maso. Abato n'abakuru karoti mujye muzikoresha, ntabwo ushaka kurwara amaso ngo ugire ibibazo byo kureba ukoresha karoti. Rero ushatse hano washyiramo n'eshatu n'enye, kuko karoti ni ikintu cy'ingenzi cyane ku mwana, ku maso ye nyine, kugira ngo umwana atazagira ibibazo by'amaso. Abana bakunda kurwara amaso ugasanga barakuba n'iki, mujye mubaha karoti. Muri kumwumva rero, ni mutoya niwe ngiye gutekera. Iki ni ikirayi kimwe kirahagije, bitewe n'ibiryo ugiye guteka. Ikirayi kimwe kirahagije. Iki ni igitunguru gisanzwe. Utu ni uduteja, natwo ni utuntu twiza cyane. Imiteja igira intungamubiri, ni myiza, ntabwo yagombye kubura mu biryo by'umwana. Iyi ngiyi ni kurujete, murayizi nayo ni ibintu by'imboga byose ariko byiza cyane. Rero tugiye kwifashisha ibintu bitandukanye dutekera umwana ukiri mutoya, guhera ku mwana utangiye kurya kuzamura, ari uwo wasera, ari uwo ashobora kwikanjakanjira. Umwana wese ibi biryo ni ngombwa, ni ingenzi. N'umuntu mukuru ntibyamugwa nabi. Tugiye kubitegura hanyuma tubiteke. Hanyuma rero iyi kurujete ni nini, murayibona ni nini cyane, ntabwo wayishyira mu biryo by'umwana kandi aba ari bikeya. Reka dufateho ntoya, kadufate dukoresha iyi ngiyi irahagije. Hanyuma iyi pavuro nayo ni nini, ntabwo wayikoresha yose, turafataho agace gatoya, turafataho aka ngaka karahagije nako. Hanyuma karoti zo nababwiye ko nta kibazo, udupuwaro ni tubiri turahagije, agatunguru kamwe, ikirayi ni kimwe nacyo kirahagije, nta mpamvu y'ibirayi byinshi. Noneho kubera ko ibiryo by'umwana irindi banga, nta kubiteka cyane ngo ubisayishe, uba uri kubyangiza, intungamubiri ziba ziri gushiramo. Niyo mpamvu ibirayi dukate dutoya kugira ngo duhite dushya, bitadusaba kuza gutinzaho tukaba turi kwangiza izi mboga n'iyi miteja n'izi kurujete. Ari umwana uri bwihekenyera akikanjakanjira, wabihishamo birumvikana. Ariko nk'ibiryo nkanjye ndi bubisye kubera umwana ari mutoya, rero nta mpamvu yo kubihisha cyane. Ntimukajya mukunda guhisha ibiryo cyane cyane birimo imboga, aba ari ukubyangiza, cyane cyane ibigiye no kurya n'umwana ukeneye intungamubiri. Turakata uturayi duto rero kugira ngo bize gushya vuba. N'utukaroti turagenda dukata dutoya, ni ukubera kuko nagenda bitunganya. Udupavuro natwo ni ugukata duto duto twose, kugira ngo bimaraho iminota mike cyane ku ziko, bitaza kwangirika. Byose ni uku nguku ndagenda nkata duto duto kugira ngo bidatinda. Iyi ni ya kurujete nayo tugenda dukata duto dutoya. Ibi ngibi byo bidufasha ni ukugira ngo bya biryo tutaza kubiteka umwanya munini tukabyangiza. Kata duto duto ku buryo turaza kubira dutangiye gushya. Nuko rero tugenda tubigenza. Aha, tumaze kubitunganya rero, murabona ni ibintu bishimishije. Urabona ni imboga z'uruvange zishimishije, ntabwo umwana ariye gutya rwose ashobora kugira ikibazo cy'imirire. Murabibona karoti, dodo, ibirayi, pavuro, puwaro,
imiteja, ibitunguru bitandukanye, za kurujete. Murabibona namwe ko ari uruvange rw'ibintu bitandukanye ku buryo umwana aba ariye neza. Tugiye rero kubishyira mu isafuriya kugira ngo tumutekere. Turabanzamo tuno turayi kubera ko ari two dusa n'udukomeye, karoti n'uduteja. Nta gahunda yo kubiteka igihe kirekire, birabiye kuko umuntu aba yakase utuntu dutoya. Ibyo washyiramo byose birashya, hanyuma tubishyiremo byose ubundi dutogosereze umwana. Turashyiramo amazi rero ahagije, kuko iyo ushaka kubisya nyine nkanjye ushaka kubisya ugomba gushyiramo amazi ahagije kugira ngo uze kubona nayo kuza kubishesha nyine ugenda wongeramo. Hanyuma rero ku mwana birumvikana amavuta ya oliva ni ngombwa, utanayafite ariko wakoresha n'igihwagari. Icy'ingenzi cyo ugomba kwitaho ni ukutayacamutsa. Nta muntu ucamukiriza umwana, burya amavuta acamukije ntabwo ari meza. Niba ufite n'igihwagari n'ufite na oliva byose urasukamo gutya. Ushatse wanasukamo byabize, ariko kuko n'ubundi ntari bubitinzeho ngewe, usukamo gutya nta kintu bintwaye. Baye nk'ushyiramo twinshi kuko oliva murayizi nta kitwaye, ni umuti. Ariko ari igihwagari washyiramo nk'akayiko kamwe, ikiyiko kimwe cyaba gihagije ku mwana, nta mpamvu y'amavuta menshi nanone. Rero uku nguku bimeze, tugiye kubitogosa nta kindi, hanyuma bishye tubisye. Ibiryo byacu rero bitangiye gushya, ahangaha bigeze nshyizemo inyanya, murazibona. Zishyizemo nyuma mbishaka kuko inyanya mbisi ari vitamine zigira inyanya zihiye zitagira, kandi urunyanya murabizi ko n'umwana yarurya ari rubisi nta kibazo. Ushatse wanazinagamo urimo gusya nta kintu na kimwe bitwaye. Wenda ari ibyo utari busye wazishyiramo mbere, ariko ari ibyo uri busye nta mpamvu yo kuzishyiramo kare. Turashaka za ntungamubiri z'inyanya zigira iyo ari mbisi, kuko iyo zihiye hari intungamubiri zitakaza. Niyo mpamvu nazishyizemo gutya ari mbisi. Mu kanya ngiye kubikuraho ku buryo inyanya ziraba zisa n'aho ari mbisi rwose, ngahita mbisya zigifite za ntungamubiri. Aha rero nshyizemo akunyu, nshyizemo n'izi nyanya, reka mu kanya turabikuraho. Ibiryo byacu rero tumaze kubikura ku ziko, ni umwanya muto kuko nabibwiye ntabwo bicanira umwanya munini. Byahiye rero, urabona ukuntu bisa neza, birimo ibintu bitandukanye. Mubibona byahiye rwose. Ubu tugiye rero kubinomba kugira ngo umwana tumuhe agapotaje. Za nyanya uko nababwiye zo zirasa naho zikiri mbisimo, kuko nabikoze mbishaka kugira ngo zidashya cyane. Hanyuma birumvikana ari umwana utari bunombere, ntabwo washyiramo amazi angana gutya. Aya mazi ni menshi nashyizemo kugira ngo nze kubona amazi yo gutuma mbisya. Rero ari amazi, ari umwana utari busere, washyiramo amazi makeya, make kuri aya ngaya, ku buryo bishya birimo utuzi duke, noneho ukaba wanomba gutya bikegerana, hanyuma ukamuha. Gutya rero ntabwo twanomba ngo bikunde kuko birimo amazi menshi, ahubwo tugiye kubisya kugira ngo umwana tumuhe agapotaje kameze neza. Abana bato batari bamenya guhekenya, amezi 6, 7, 8 wabasera. Abakuru bo ugashyiramo amazi make bigashya, ugashyiramo kuko bikegerana, hanyuma ukamuha. Reka rero dusye dukora agapotaje keza. Potaje y'umwana rero tumaze kuyitunganya, tumaze kubisya, murabona bivuyemo agapotaje keza kari mu rugero koroshye, kuko ntabwo uwo mwana ibintu bikomeye, ariko nanone katoroshye cyane kuko utamuha ibintu by'amazi. Murabona kari mu rugero rwose. Tugiye rero kubisubiza ku ziko gatoya, nk'umunota umwe cyangwa amasegonda angahe, bikibira rimwe umuntu ahita abikuraho. Ntabwo wongera kubibiza cyane kuko waba uri kubyangiza, nk'uko mbabwiye waba uri kwica intungamubiri. Ni ukugira ngo bihure bibe potaje nyine ihuye imeze neza, byongere bibiriho gatoya. Ntabwo wahita ubimuha gutya ukibikura muri blender, ntabwo ari byiza. Tugiye rero kubishyira ku ziko gatoya, bikibira rimwe, duhite tubikuraho ubundi tugaburire umwana.
ubona ni potaje nziza rwose iri mu rugero. Reka tubisubize ku ziko gatoya rero. Agapotaje kacu rero kavuye ku ziko, umunota umwe urahagije. Murabibona none uko kahuye kameze neza, bya bindi byose birabiranye birahuye. Umunota umwe uba uhagije ku ziko, bibira rimwe kabiri ugahita ubiteruraho kugira ngo bitabirindura cyane bikangirika. Murabibona rero rwose ukuntu gapotaje k'umwana gahiye gasa neza, murakabona. Ubu noneho twagaburira umwana. Karibu ku meza rero tugaburira umwana. Kamaze kubitegura neza, kamaze guhora. Ubu ni igihe cyo kugira ngo umwana ukamuhe agafungure. Murakabona rwose agapotaje keza cyane, kandi noneho ni icyatsi kubera za mboga z'icyatsi twagiye dushyiramo, amapavuro, amapuwaro, dodo, kurujete. Urabona ni potaje y'icyatsi yiganjemo icyatsi, na kagahondo ka karoti kaka oranje karimo ko twashyizemo karoti ebyiri. Murabona ko ari agapotaje keza cyane umwana arya akamererwa neza. Rero mugategura, abantu mufite abana batoya n'abigiye hejuru ndetse n'ababandi bamaze kumenya kurya noneho bisanzwe, wajya ubatekera kuriya ntiwirirwe ubisya, ahubwo ugashyiramo utuzi dukeya bikegerana bikaba ibiryo byoroshye ugaha umwana. Nuko rero tubisoje, murabona ko ari potaje nziza rwose iraryoshye, nayiriyeho. Muranabizi ko utekeye umwana ibiryo bibishye ntabwo abirya, arabyanga. Abana nabo bazi kumva. Kararyoshye rero agapotaje nk'akagenda kamuha akakarya cyangwa se akakanywa ashishikaye. Rero mwakoze gukurikira, mwakoze kwiga uko muzajya mutekera abana batoya. Turi kumwe muri video y'ubutaha. Ciao ciao.